wihogora have wihogora. Turabashuhuje inshuti z'umurage community. Yesu nashimwe cyane, tubifurije umugoroba mwiza nk'uko bisanzwe. Turabakunda cyane, tukaba twariyemeje kujya tubaba hafi, tubategurira ibiganiro bigamije kubaka sosiyete cyane cyane, ariko by'umwihariko hari abantu ba muri sosiyete akabamo bitewe n'ibikomere afite atagizemo uruhare, atiyumva muri sosiyete neza. Ariko ndakubwira ko mu ijuru hari Imana igukunda, ikaba itegeka ibihe n'ibihinda, kandi iyo Mana ikaba ibasha guhosha ibihuha. Nkaba nkubwira ngo wihogora rero. Ndakwibutsa ko iteka Imana gukunda cyane inshuti yanjye, niyo mpamvu nkubwira ngo wihogora. Imana iragukunda cyane. Hanyuma rero twabateguriye inkuru y'uyu mukobwa utarenze ibiro 29 kuva yabaho, kandi arya neza. Abanyamerika bamushyize ku rutonde rw'abakobwa ngo badashamaje. Ariko wa mukobwa mvuko iteka Imana ikubwira izagufata ukuboko. Uyu mukobwa rero uba mu gihugu cya Amerika yitwa Luiz Velasquez. Uyu mukobwa afite imyaka 32, apima ibiro 29, arya neza, nyamara ashyirwa ku rutonde rw'abantu batangaje kubera ingano ye n'imiterere ye. Uyu mukobwa akaba ari icyamamare kuri YouTube, akaba akunze ngo gushyirwa ku rutonde rw'abakobwa badashamaje ku isi. Ariko wa mukobwa ndakubwira ngo Imana irakuzi, wigira ubwoba nubwo ufite ibyo biro, ndetse n'undi muntu waba afite ibiro nk'ibyo ngibyo, izaguha umugisha wa mukobwa we, witinya. Ndakwibutsa ko Imana igukunda wa mukobwa we. Imana ishimwe cyane yaremye uyu mukobwa rwose. Bene data, nimukajye museka umuntu w'umuzizi uko yavutse cyangwa se uko ameze, bituma agira complex, nyamara umuntu wese yavamo icyamamare nk'uko muri bubyumve muri iyi nkuru. Uyu Vasquez akaba ari imfura mu bana 3 mu muryango wabo, bakaba barabyawe n'uwitwa Rita ndetse na Guadalupe Velasquez. Yavutse uyu mukobwa ku itariki 16 Werurwe mu mwaka w'1989. Akaba yaravukiye ahantu bita Austin muri Texas, murabyumva ni muri Amerika. Uyu mukobwa akaba yaravutse afite ibiro bitarengeje 2, ariko akaba yaragize amahirwe yo kwiga kaminuza. Urumva nyine nubwo yigaga bamuseka bavuga bati dora kuntu kangana, uyu mukobwa rwose yabashije kwiga kaminuza, ndetse yiga kaminuza ya leta. Burya n'ubu ufite igikomere mu buzima bwawe, uzaharanire kugira ikintu muri sosiyete gituma bakubaha ndetse bakanagukunda. Uzasanga nyine hari umwana uhura n'ibibazo nk'ibi bajya museka akava mu ishuri akarita, ariko ntukajye uvanwa mu ishuri n'abakuvuga, ahubwo jya uharanira kuba uwa mbere mu ishuri, jya uharanira kuba umuhanga. Ibyo ngibyo nanjye narabiharaniye kandi Imana yaranshoboje. Uyu mukobwa rero birumvikana afatwa nk'imboneka rimwe. Uyu mukobwa wize kaminuza ya leta akaba yarirangije mu mwaka wa 2012. Amakuru akaba avuga yuko uyu mukobwa witwa Luiz Velasquez yaba afite ikibazo bita ihinduka ry'imiterere ya gene bita FBN1, ikaba ikubiyemo poroteyine bita hormone yo mu bwoko bita asparagine nk'uko tubikesha inyarwanda.com, ikinyamakuru nkunda cyane. Hanyuma rero akaba kandi arwaye indwara bita malformity progeroid lipodystrophy, abaganga arabyumva cyane. Akaba ari indwara mbi cyane ituma umubiri w'umuntu udafata amavuta, ikindi kandi umubiri we ukagenda ukuma neza,
umuntu akabura amazi n'ibinure. Bikari byo byabaye kuri Luis Velasquez, umukobwa utangaje cyane ku isi. Uyu mwana w'imyaka 32 y'amavuko akaba azwiho kuba ari umuntu uvugira mu ruhame, ikintu cyanshimishije cyane amagambo y'ubwenge benshi bakwigiraho. Kuba umuntu ananutse ntago byatuma atagira ibitekerezo bizima, ntago byatuma atubahwa muri sosiyete. Bene data, umuntu nagira ibibazo nk'ibi nimukajye mumutererana ngo mujye mumuvuga uko mwishakiye, ahubwo mujye mumusubizamo ibyiringiro, mumubwire ye guhogora kandi mubwire ko n'Imana imukunda. Cyane cyane ko mu buzima burya buri muntu wese agira misi Imana yamutumye ku isi. Kuko niba atinyukira kuvugira mu ruhame, hari benshi cyane avugira. Nawe rero ushobora kuba utananutse ariko ufite ikindi kibazo gituma muri sosiyete baguseka cyangwa se bakwibazaho. Ariko nagira ngo ngutangarize ko Imana igukunda nshuti yanjye. We kujya uterwa ubwoba n'ibyo abantu bakuvugaho, we kujya wihebeshwa n'ibyo ubona. Icyo nzi cyo ufite umugisha wawe. Imana yo mu ijuru ndayikunda cyane. Ibyo bikubabaza wahuye nabyo byababaje umutima wawe, nibyo bihagurukije Imana. Uyu munsi wa none nkuze ni ijambo riguhumuriza, rikubwira ngo mu ijuru hari Imana igukunda cyane, kandi ngo itegeka ibihe n'ibihinda. Bene data, kandi ibyo bihuha byose bagiye bakubeshyera irabizi, wihogora. Uwiteka Imana yo mu ijuru iragukunda cyane. Niyo mpamvu nkubwira ni wihogora. Wihogora, wihogora. Wabyumvise nshuti yanjye? We guterwa ubwoba n'ibyo uri kubona. Abakubwira ngo uri mubi se, uri mubi wariremye. Ejo bundi Imana yaje gukora igitangaza, kubakira urugo rw'umugisha bumirwe. Umva uko Uwiteka Imana ikubwira. Iyo niyo yaremye ijuru ikaribamba, isi n'ibiyirimo niyo yabiremye. Kandi irakubwira ngo izagufata ukuboko mwana wanjye, kandi ngo izakujya imbere ntizagusiga. Haleluya! Izakugira umucyo uvira amahanga yose. Urumva, urubyaro rwawe niba utarufite izanaruguha, ariko izarusukaho umwuka wayo. Wihogora rero. Imana yo mu ijuru ikwishimire cyane. Uwiteka Imana aragukunda cyane. Wihogora rero. Ndakubwiye ngo wihogora, wihogozwa n'ibyo ubona nshuti y'Imana. Ndagukunda cyane. Imana irakuzi, wigira ubwoba. Ngo witinya. Haleluya! Ngo yakumenye izina, uri umwana wayo. Izaguha umugisha kandi witinya. Iragukunda, ikwitayeho. Imana irakuzi, humura. Witinya ndakwinginze. Imana irakuzi. Ni umubyeyi ugukunda. Ni inshuti nziza, ntabwo ijya ibeshya nk'abana b'abantu. Imana irakuzi. Iyo ni indirimbo yitwa Wihogora y'umuramyi Obededomu Froduwari. Wahamagare guhumuriza abihebye. Imana ibagirire neza. Wowe gusa iyubahira Imana, ibindi ubyihorere. Shalom, shalom.